nongeye kubasuhuza none ni inono+tv ikiganiro nta kindi ni ukuri kwanjye. Uyu munsi rero dufite umutumirwa babasore babahungu mukunda kumbaza ibibazo muri comment kandi mbashimira byimazeyo mwe mujya mutanga comment zitandukanye mumbwira ibintu twavugaho mumbaza ibibazo runaka twaza tumira abantu tukabivugaho. Ndabashimiye kandi namwe mwakoze subscribe saba kandi namwe mutarakora subscribe gukora subscribe. Shimira byimazeyo abantu bo haba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda kubera ko urukundo rwanyu nkomeje kurubona. Babasore rero mukunda kwibaza ibibazo byinshi impereye kuri cya kibazo mwambajije muri benshi. Uyu munsi ndakeka ko byanga bikunda muri busubizwe. Turi kumwe n'umutumirwa. Uratangira wibwira abakunzi b'inono+tv. Guys, ngewe nitwa Badipro David Bruno nandi menshi. Mfite amazina menshi cyane. Ujya kwitiranwa na yanko ni ishoka ni yego indyankwi hoya indyankwi ishoka imarabiti ntabwo nitera ngiye nyine ndi umusore umugabo ndi umupapa byose nyine umugabo yego turabona ko byo uri umugabo kuba uri n'umugabo biri buze kuza kutworohera kuba turi buganire kuri sije nshaka ko tuganiraho. Nshaka ko uza kuza kumfashiriza abasore abahungu bakurikira inono+tv ubanyigishirize kuri ababigenje ubansobanurire ku kintu kijyanye no gutereta batereta burya ntabwo ndi bubigisha ahubwo urabaha ukuri uko wabigenje kwa kundi wabigenje ujya gutereta nyine umugore wawe umudamu wawe urabizi gute se ko atandiriza oya umuco nyarwanda ibintu bizwi neza yuko igitsina gabo muradutereta hari ugutereta umuntu hari ugutereta umuntu mubana mu rugo nyine hari no gutereta umukobwa wawe nyine wa girlfriend cyangwa boyfriend wawe nyine bashaka mu buhe buryo kubera ko ari abasore babinyandikiye bo banabisobanuye mu comment bagiye bohereza. Watereta gute umukobwa ubwo ni umusore we watereta gute umukobwa kugira ngo azakuberemo ubwo mbese abari future wife kugira ngo azakuberemo umugore wawe w'ahazaza. Abasore bateretesha amafaranga ariko ku basore bateretesha amafaranga nibo bireke ntabwo bigezweho. Ubundi umukobwa ashimishwa no kubona umuhungu amuhora iruhande amubaza umeze gute wamutse gute ese wariye nyine tumutwe wariye ubwo isaha uyu muntu utukotwa kubera ko ubwo ngiye ahubwo ubwo nteretwa muri bwa buryo bavuze bw'aba bana rero kubyumva kuko ngende umumama nanjye nteretwa uko nguko ibyo ngibyo ariko noneho ngiye kuwo tubana noneho rero undi we ni umukobwa uri hariya ahubwo uri gushaka ni umusore ari gushaka umukobwa bazabana ntibari abana. Ubanza icyo kibazo kigoye icyo kibazo uzi ukuntu cya kimeze se ubundi habanza kubaho kwizera kubaha nyine kubaha no kubaha byose biragenda kwizera. Sasa ikindi kibaho ni ugukunda umuntu ukabona ko ari wowe wenyine muri kumwe abandi bose ukabirengagiza. Hanze hari abagore beza abakobwa beza ushobora gukora ikosa rimwe bigatuma utandukana n'umuntu wakundanaga cyangwa wenda agakurusha ingano. Bisaba ngo ufate umwanya wite ku muntu mukundana. ubwo kumwitaho uri mu gute sometime hari igihe uba udafite akazi off umusore ufite akazi ariko nyine ufite off bisaba n'abandi badafite akazi nyine banyihanganira. Abafite akazi ariko nabo nyine bagira iyo off cyangwa se weekend. Ikintu abahungu tujya tugiraho ikibazo tujya twiyumva ko dufite akazi tukumva ko ibintu byose bikemurwa n'amafaranga. Ufite amafaranga umukobwa azizana yego kandi ntabwo bishoboka. Ubundi bisaba ngo ufate umukobwa mukundana weekend yose ujye uri kumwe n'umukunzi wawe.
ubwo ku muntu bataba bakunda kubonana wenda tuvuge ufite bishatse kuvuga ko ukorera wenda nk'urugero nko mu ntara umukobwa wenda aba mu mujyi wa Kigali reka bari urwo rugero dufata bivuze yuko nta rukundo rushoboka. Icyo kintu nari ngiye kukigarukaho. Impamvu nari ngiye kukigarukaho ni iyi ngiyi. Kuba buriya kera bigeze guca umugani bavuga ngo umutima ugukunda uko kuri y'amaso siko kuba kuri umutima. Umutima ugukunda barya ngo sinzi gutyo nyine hafa. Kuba ari kure yawe ntabwo bivuze yuko atagukunda. Yego. Aho ukunda kuba hafi ni gute. Muravugana amasaha isaha yose muri kumwe muvugana. Buriya iyo muvugana n'umuntu mumeze nkaho muri kumwe. Umubaza umeze gute, yumva gute, ese uyu munsi byagiye nyine ukamubaza ibintu nk'ibyo umwitayeho. Abakobwa nyine bakunda kubaho bafite umuntu nyine umuba hafi, afite akabazo akamubaza gutya kamubwira ati sorry kuri iki cyabaye gutya n'ibyo byose. Iyo udafite umuntu nk'uwo wo kuba hafi ngo bikubwire, ahanini nyine ugenda ucika intege. Iyo ufite umuntu ubikoze rimwe gusa nyamwe nyine utagutwara. Ku musore wenda ugira akazi kenshi hahandi kabisa aba afite nk'akazi kenshi tuvuge no muri weekend sakora. Yego barahari benshi cyane abura rwose tuvuge wenda nk'abaganga sibyo. Ugasanga arakora niba wenda atakoze ku manywa ari wenda ari burare n'izamu, ugasanga nyine ahora nyine niba abantu batagira ikiruhuko cyane, cyangwa se akora imirimo y'imbaraga ugasanga akora kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru kubera ko wenda nibwo abona uburyo ki bwo kurya. Uwo muntu ntabwo azajya mu rukundo. Oya wari n'utuzahubwo atarujya ahubwo abo nibo rujyamo neza cyane. Umukobwa azihangana ko afahamagarwa. Ubundi nigeze gukundanaho n'umukobwa arambwira ngo nabaga nanjye ndi bize cyane. Bibiri na makumyabiri gutyo nibwo nari maze igihe mvuye ku ishuri nashaka amafaranga nyinshi amafaranga. Umukobwa akajya ambwira nyine buri saha akajya amaganga ati nandi mu kazi gutyo nyine. Nkamara n'iminsi 3 namuvugisha. Igihe arambwira ati ngewe ni segonda rimwe cyangwa umunota umwe uhagije ko numvise ijwi ryawe wambajije se wariye waramutse gute kandi ntagomba gukenera amafaranga. Nyine ubona yuko buri abakobwa bakeneye niyo wamuha umunota umwe uhagije umaze kumubwira buri kimwe cyose kandi uhora umubwira ko umukunda bimumotiva kuba muri kumwe nawe cyane. Abaho nyine yumva yuko byanga bikunda nyine uhari kubwe. Ariko iyo ufata umwanya ukihugiraho wowe ukamara nk'umunsi wose utaravugisha umukunzi wawe biragoranye cyane. Wenda kuri icyo ngicyo nanjye nubwo ntari umusore ntanaterese ariko ikintu kijyanye byo guha umwanya umukobwa igitsina gore nyine dukunda nyine guhabwa umwanya. Guhabwa umwanya kwa kuguhamagara yaba guhamagara gakeya cyangwa se kenshi. Icy'ingenzi ni uko abona yuko nyine reka nkubwire niba ufite akazi uri no ku rugamba ntabwo wabure amasegonda y'agahe yo kwandikira umuntu muzi gute biriye gute. Icyo rero nicyo kibazo abakobwa benshi bibaza, akibaza ati ni gute umuntu ashobora kuba yaba nkunda akabura n'isegonda byo kumbwira ati ndi busy byibura akazi kabaye kenshi. Rero hari abasore badakora ibyo. Uwo muntu ahanini ntago abamukunda. Oya abagukunda simbiza ko batagukunda ariko nyine ubusanga hari ikintu ari focus nyine yafokasinze cyane kuruta ahubwo uwo nguwo nyine kuruta umukobwa. Ugasanga niba ari mu kazi afokasinze ku mafaranga byataye hamwe agira abafite ibintu byinshi mu mutwe nawe ubwe no kurya ugasanga byabaye ikibazo kandi atarukwara amafaranga kubona isaha yo kurya nyine byamucanze. Yabaye busy anarya ari mu kazi ubona ari mu kazi ari busy isaha yose segonda buri kanya. Ariko ahanini nyine abagukunda niho usanga abasore bagenda baba batandukana n'abakunzi babo. Ugasanga ngo umukobwa yakundanye n'umuhungu imyaka igera muri 5 bamutwaye ku minsi ngahe ariko umuhungu waje akamwitaho iminsi 3 ahita amutwara. Rero icyo kintu kigomba gukosoka abasore bakita ku bakunzi babo. Murabyumva rero yuko
ariko abagiriye inama wa musore we ugomba niba koko ushaka kumenya ukuntu batereta nkuko ari kubikubwira ugomba kwita ku mukobwa wakunze niba waramubonye ukamukunda mwiteho umuhamagare umuvugishe nyine abone yuko umwitayeho buriya nta kindi kintu kiba gishobora kuba cyatuma nyine noneho ya relationship iri hagati y'abo ngabo bikomera. Abakobwa uzi ikindi kintu mbona n'abakobwa b'iki gihe ariko n'abakera bashobora kuba ariko wenda bameze nuko bashobora kuba wenda ari uko ntigeze nita kera ukuntu byari bimeze umukobwa ashobora kubaho abazi itariki wavukiyeho yego ukwezi wavukiyeho n'umwaka azi amazina yawe nimero ya telefone ayizi mu mutwe byose mu mutwe umukobwa nzi yuko 100% umukobwa akora uko ashoboye kose anive yawe ukayifite buri uko nawe ayifite ukayikora uwo mukobwa ukamushakira gift uko yaba ingana kose umukobwa icyo ngicyo uba mirere na mirere ubahaye urufunguzo rwo gutereta rwose kiriya kibazo uragisubije kuko icyo kintu kijyanye na anniversaire uzi ko nta hantu babishwanira ugasanga mwayabashe ejo ndimo ndareba umuturanyi yego ikindi kintu nabonye bakunda propose uzi ko bayirata kuruta ubukwe ugasanga bakarase save the date cyangwa invitation ariko barata propose akimara kwambara impeta isigomba kubimenya hagomba gushya nyine hagomba gushya kuko urumva arega kiriya kintu uretse n'abakobwa kiba gishimishije hari abasore cyangwa ariko garega mbyita abasore kuko ntabwo abakobwa sinzi ibyabo uburyo babikoreshamo hari abasore benshi bakunda kuryamana n'abakobwa babeshya ko bazabashaka nyine akajya kuvuga ati nzagushaka nzana gupropoza wambika impeta cyangwa akanamwambika impeta bakajya bibanira muri ibyo ngibyo gusa kuko mwambika abakobwa banyurwa n'icyo kintu ukwambika impeta gift kumumenyekanisha muri famille no kumenyekanisha muri famille sister wanjye turaziranye iki n'ibiki ibyo bintu byabaye urumva rero yuko uzinanirwa ahubwo njye inama nabagira abasore ntibakora icyo kintu naho ubundi ibintu byo kuvuga ngo nta mafaranga mfite ntaki kandi ufite ururimi ni ikibazo indobo ziri kuvuza ubu kubera kutita ku bakunzi babo agahita avuga ati ahangaha ndabona rero ntari kubona ibyo nshaka kandebe hariya cyangwa se akaba njyewe bamwitaho iminota 2 ugasanga umumara ya myaka 5 agahita yipfusha ubusa kandi hari n'ibyiza ajya umukorera yego umuntu amwitaho iminota 2 kwa ko nyine abakobwa bakunda ibintu bihoraho nanuko kandi umukobwa ukatiya kugira ngo reka turekane abanza kukwereka defo yawe buri cyo kiza cy'abakobwa defo yawe gutya na gutya iki n'ibiki kandi macyaye muri relationship we nawe ariko wundi nawe hari undi umwitayeho akabona none binabwo biri kugabanuka agira akakubwira ati sanse reka mbiragarika bino bintu birambuye kandi ajya kubihagarika umva hari ahandi yageze abakobwa nibajya barambira guhamagara ariko hari abakobwa nabo nazi ukuntu bateye umuhamagara nawe nyine udakunda ibyo bintu ahubwo ahora nawe muri jugujugu z'abasore barahari benshi cyane ahubwo hari n'abadakunda ibintu byakora badakunda nyine guhamagara nyine akaba akubwira ati niba umpamagaye ukambaza ko meze neza nanjye nkamenya ko umeze neza ni ibyo byari ibyo kuvugana iminota 20 10 ati wapi yewana ugasanga ntabwo ibyo babyikoza bo bihurira mu basore mu nzoga nagiye aha bagiye za Canada za Dubai za n'ibyo bahoramo n'ibyo bashaka nyine bakomeze bishime ariko nyine urumva yuko urufunguzo warubahaye bagomba kwita kuri ibyo bintu ubundi bakazaduha muri comment batubwira bati kabisa uwo muntu uwo mugabo sinzi ko yankoreye je ntabwo nzi gutereka neza kandi ibintu byose wabivuze biriya se aho bishatse kugaragaza ko ushobora kuba uzi gutereka cyane ntabwo mbizi none ko abandi bafite experience bandusha
oya abahungu bose muri rusange muri comment muzabyandike ndabizi bazabivuge yuko ntabwo wabuze biriya bintu utazi gutereta kumbwira Esther je nagize aba ex bagiye bantwara nyine abakobwa nanjye bakagukubita umuntu akabuntwara kandi atari uko ndushije iki ahubwo ndushije amagambo ururimi hari abantu bazi kureshya abakobwa burundu kandi atari nuko akoresheje amafaranga ururimi afite gusa rukatuma nyine umukobwa ava kumuganiriza gusa bakamujyana iminsi ngahe rero hari abantu bafite ubwenge bwo gutereta byatari umva rwose nizere ko ibyo ngibyo babyumvishije ariko hagati aho ngaho uri mu kinyamafilme kandi uri star muri iki gihugu cy'u Rwanda maze kubona mu mafilme menshi uri umustar keka byemere mu boss w'ama ntabwo ndi umugabo cyangwa ngo mvuge ndashaka urumva ndashaka kuzaba umustar ntabwo ndi umustar ushaka kuba umusitari gute ndashaka kuba umusitari ku buryo ushobora gukora filime ukajya muri Netflix cyangwa ukajya ahubwo izo nyine ni inzozi kandi buriya iyo umuntu w'umuhanga umuntu usanzwe umenyereye iyo uvuze ngo wabaye we ni hamwe baba basigaye ngo kina filime yana abaye umusitari yarangiye yego kubera ko akiri wiyumva nyine wa umusitari kandi utarabawe oya ntabwo ari cyo nshatse kuvuga kuko wowe uri umusitari kuba uri umusitari ahubwo ikisigaye ni izo nzozi ufite uri umusitari ariko hari ubwego kuzuza inzozi zanjye none ni ukuzuza inzozi zawe naho ubundi ubusitari bwo warangije kubu abugeze ndashima Imana nuko amina ikintu kijyanye na filime bijyanye na filime jya nkubona ukina amafilime hari na filime yawe ufite iri kubica bigacika muri iki gihugu ndetse no hanze wagira ikintu ubwira ko abakozi b'inono+tv ubu twicaranye n'umusitari wemeye akaza kubaha inama mwa basore mwe akaza kubaha urufunguzo rw'ukuntu mwamenya kwitereta ese utiretwa uti okay ndabakunda rata nubwo nta mutanze nibwo nkumbonye mwami ariko nanjye nzabamenya yego bijyanye na filime so bumubwira nk'ikintu ushaka kumbwira kuri filime bijyanye na filime ushaka kumbwira uti filime ya ushaka kubaza nti filime yawe wagize igitekerezo ufite shareka mubwira ikintu bagiye kubwira ku bijyanye n'abahungu ahubwo bira byo gutetana nje urumva ubundi ibyo bintu nibyo bintu nzi ko ibintu binambabaza jena nateretanye n'abakobwa babiri ariko ntazi ko bavukana maze bereta umukobwa umwe turakundanye mu by'abasore tunyibira muri geto aza byo kwitanaho gutyo byose uwo mukobwa aza kunca inyuma umusore twabanaga yaje kunca inyuma umukobwa turakomeza turabana ariko niyo mbizi twaca inyuma n'umuhungu tubana umwe nakubwiraga by'abakobwa bagiye turi hari abahungu bazi kwigisha noneho nyuma ahubwo nibwo nanjye naje gutereta undi mukobwa turateretana nyuma yaho umukobwa twateretanye nibwo naje kumenya ko avukana n'uwo mukobwa wundi noneho bose wundi waciye inyuma ariko yarankundaga bose baraza bahurira mu rugo uwo munsi ni wo munsi wambereye amateka mu buzima bwanjye ni n'ijuru ryakugoye
nicyo kintu gitangaje ibyo bintu se yaciye inyuma nkuba ko nakibaye ariko nyimenya yuko nyine bavukana nicyo kintu cyanteye ikibazo mu mutwe cyane noneho uwo nguwo wundi we wa kabiri ntamukundaga cyane ntuzi ukuntu ngiye kumuhora imbere ikibazo ni gikomeye cyane ibyo bintu byabaye birebire byaje kurangira gute ni story birababaje ariko nyine biteye n'amatsiko ntago nzi ukuntu ndi kwishyira muri uwo mwanya nkumva mbaye ndi umusore nyine ndi gutereta abakobwa babiri nkajya kubona nkabona nisanze ndi hagati yabo baravukana harimo wanciye ni story nyine iteye agahinda utamenya ngo wabifata iyo story byaje kurangira gute wahivanye nk'umugabo iyo story byaje kurangira batereta bigenza ntago ntago wabimo impamvu bivuze hose bibiri ukuntu biba bibabaje noneho biri impamvu bivuze reka mbikubwire nanjye iyo mbitekereje sene natimwe ndamubona n'imbabaje ibintu ukoze ntabwo ni byiza abahungu hari abahungu b'abahanga bazi gutenta gutwara abakobwa ibintu biba binigisha ariko rwose iyo filime ibara ry'urukundo nyine birigisha kuri ibintu byose mukwiriye kureba filime ibara ry'urukundo bakiga ibintu mukiga kwanza reka tunabarangire ibara ry'urukundo kugira ngo babone n'ibyo byose rwa rufunguzo basaba kumenya watereta uteri byose bagende bakurebe barebe filime zirigisha ibara ry'urukundo zitanga message zirigisha niyo ari filime yindi nyina ari nayo uvuga ko ari yanjye bita ishyano siyobezi iyo filime irimo story y'ubuzima nabone navuga ko nk'ahari wenda bwubakiye kuri njye kuko ni njye ubukira nabwo nyine wari umusore wananiranye uri kuryamana n'abakobwa kubera ko afite amafaranga rimwe navuga by'abahungu nyine dukora tukumva ko dufite amafaranga nkajya nirwa ndyamana n'abakobwa bose mbonye nta muntu bafite nyuma nsanga abakobwa bose naryamanye n'abashiki banjye kandi bose narabateye ntabwo ushobotse tekereza nyine izo boro zose ubwo buzima ubundi isi twe idushuka ko ufite amafaranga ubuyoboye ariko buriya mbere y'uko ugira ikintu ukora mu bintu ufite muri ayo mafaranga ufite ubanza wanabize kuko ukora ikosa rimwe ryonyine rikangiza ubuzima bwawe bwose ariko akabazo k'amatsiko nkeka ko n'abadukurikiye bakibaza hari ukuntu umuntu buri gihe bamukinisha ego babona yuko ashobora ayo mafilime abiri yose tuvuze urimo uri umuntu utereta bishatse kuvuga ko no mu buzima busanzwe nyine ubwo reka umuhe kuri iyo story sibyo ibara ry'urukundo ntabwo ndi umuntu utereta mu ibara ry'urukundo ndi umugabo w'umugome umwicanyi nyine ntabwo ndi umuntu utereta sene ndakeka director wanditse nyine ibara ry'urukundo yananditseho ishyano yanditseho ishyano subiza sene yanyandikiye mu ishyano yabonye nyimerise nyikinye neza aravuga ati ese iyi sizo yo mu ibara ry'urukundo David urimo akina gutya wayi not atakina ibintu nabyo atereta arabihuza ikindi kandi buriya abantu bajya bibeshyaho umuntu akaguhamagara uri ndaya uri umuhemu ntabwo nyine uriya ari we abarimo aratuka uriya abarimo aratuka ni Bruno cyangwa atuka David uyu ndi Abdul Badipo ntabwo yakandutse nyine muri ubwo buryo ariko nyine nanone nta marangamutima y'abafana ntabwo nabuza kunuka ikindi gihari baba bajya tukadini director bari gutukana bihangane bagatuka ariko director nawe director aba yarebye ibihari hanze
ikindi ni uko wakinnye sene neza uko bari kubandikiye yego buriya kera najyaga niyumvishamo ko ngenzi ari umugome umva ngenzi yajyaga ahura n'abana bakiruka bakihisha nanjye naramwangaga ariko aho natangiye gukina sinema byo mu bintu bya sinema natangiye gukina narabyo ati bya bintu birashoboka bitewe n'uko bashaka ndagenda nakinnye filimi mu rugo baranyanga abantu baranyanga bo muri famiye unywa inzoga kandi nta nzoga nkuko nicaranye agacupa k'amazi harimo amazi habaye wenda ari nka sene turi gukina nicaranye ari nuza nyine ari nk'urugero ari agacupa ari ivide ry'inza rya mitsingi bashobora kujya ngo nyine ngo mitsingi kandi ntayo ndashaka bajya babivuze byibuze umuntu yanayinyweye kandi ntanayinywa ariko nyine urumva ntabwo baba bari kuri tere ntabwo baba bahari ngo bamenye nyine ukuntu uba ubigenza ntabwo nyine babimenya ariko nyine nuko famiye iragenda kwanga n'ibyo byose nyine usanga umuntu akwitirira avuga ngo kuki wa sene buri ahantu hose ukinira sene mwizi uri umugome cyangwa uri umuhehezi nuko uba warayikinye neza yo mpamvu buriya n'umuntu uzangastinga mu yindi filime azangastinga kuri yose ntabwo azangastinga ku kindi nk'uko ataza mu ngastinga kandi uri umukobwa kandi umuhungu areba nyine icyo ushoboye ibyo nshoboye hari ikibazo kijya kivugwa muri sinema mu Rwanda kandi gikomeye gusa gikunda kuba ku bana b'abakobwa cyangwa se igitsina gore igitsina gabo sinzi niba aho bikunda kubaho hari ikibazo ukinjira muri sinema industry ya sinema hari ikibazo baba barahuye nacyo kumwe nyine basa nkaho bagorana kandi akavuga bati umusore rwose nta muntu wari kumenyesha ariko reka mubwire niyo nabinsana ari kubikora ngira ngo umustar ukuri kurakomeye ariko basore ntabwo bwiye ngo muzabikora nyine ikintu cyo nzi cyo kigoye kigoye byahatari nitangira kujya muri sinema sinzabyibagirwa umuntu umwe naramubwiye ngo se ko tugiye gukora ndakora filime yanjye wazaje ukanyiza niba atekereza ko utazaba umustar sinzi yanciye 100 umunsi umwe ntazi no kwandika filime buriya cyane yongozaga kandi ntazi no kwandika filime ntazi no kuzikina gusa numva nshatse gukina filime ariko numva ndashaka no gushora mu bintu umuntu aciye 100 nkajya ndi abandi 100 kodesha kamera iki sinzi noneho ikintu gisekeje sinzi ko editinga nta muntu nyeditingira afite sinzi aho nzamukura nshaka gukora filime nta nubwo ngiriye inama nshira 100 ari cicikira ntanakubwira ati wenda uzabigenza cyangwa wabona bayangaye buriya iyo umuntu wenda akoze icyo kintu no kubwira ati sasa bigenda gutya ariko bikagenda gutya na gutya kugira ngo ubone gutya bikagenda gutya unyira umuntu akakugira inama byiwe n'ibihumbi 100 ukamenya ngo bigiye kubiha impamvu ese umuntu arakubwira ngo 100 nta nubwo uzi ngo uzayagaruriza he wowe cyo wumva ushaka no gukina filime gusa umuntu yarangoye byahatari naramufanaga noneho igisekeje cyane abantu bose muri tsinge no kumufana ubu ngubu aka kanya ari noneho akanya sigari ari hasi yanjye nibyo narigiye kubaza ni ubu ngubu aka kanya cyari wa muri filime yanjye ananyinginze kandi naramufanaga umva yuko nyine ni ibintu ahantu hari impano byanga bikunda iyo ugize amahirwe ukagira ahantu hato utoborera ukabasha kuba wakwinjira ibintu bigenda neza gerageza no ahubwo twanasaba abantu bari muri industry ya sinema kugira urukundo ugafasha umuntu ikindi kintu nabonye nakunze sinzi niba ugira filime izabakira amanyuma abanyambuka bakora narabikunze ariko bari muri style ya comedy yego nubwo bari muri style ya comedy nifuza yuko abantu bakina sinema nyine bakina filime bajya bakina nka kandi arega zira style za comedy mbona ari sinzi impamvu zo zikunda niba ari uko arizo zisa nkaho zipfa ariko bo baranafashanya kwa raporo ya ugasanga niba barakunze Bruno yego ejo bakunda Esther akora ibye
dukeneye guhuza kugira ngo abantu ufite nanjye babanje iyo tubigize gutyo abantu bose tuba tujye tubafata nuri uri hariya ku ruhande nawe tumuhuze nawe na runaka tumuhuze nawe byose bigenda bihura ariko iyo mwagiye buriya tubaye nk'abahanzi twagira femu twese bizingana ariko kuba tudashaka gukora icyo kintu ndashaka kwikubira ko nababonye abantu nagize 100 by'abafowazi bankurikira nawe ugira 30,000 ariko sinshaka kugira ngo mwongere ku jana afite ngo byibuza twese duhite kandi nanjye nkeneye kwiyongeraho n'ibyo 30,000 byaba bibyanje ariko njye nkeneye ngiye ko bibi byanje ariko njye ntafata 100 afite ngo ushaka gukomeza nyine wowe ukomeza usumba njye nkomeze ndi hasi nicyo kibi cyane kandi noneho ikibazo gita kibaho wa wundi wari uri hasi wanze gushyigikira nawe yazamutse azamuka nawe arimbura azamuka kurimbura avuga ati uyu muntu yakabaye areba intege nkeya zawe akazirimbura rero muri sinema nicyo gituma abantu bagenda bazima tukabibagirwa komedi ntigishika Kanyombya aracyakina nakuze mubona abasitari nabonye bakina filime hari bagiranye abaktere bakinaga kera twarababuze ama movie ubona nyine y'amakomedi aracyakora niyo akorana cyane ni nayo anarebwa cyane kurusha urugero bapasa vange namurebye nyiri umwana arikina muri ziyaraziye yego ndacyamureba ariko sinshatse kumeshaninga izina hari abantu runaka bakinnye filime kera nyiri umwana arebaga ariko ntajya mbona utakibona kandi batarapfuye ariko kandi ukurikiranye usanga barazimishijwe nuko bigiye bijya badanje membe 100 hari abantu banze hari n'abantu banze ko bazamura wa undi yagira hatorera yazamuka agahita gukubita hasi noneho babyigiraga banakora filime zidaca kuri YouTube abantu bari marakora ubu ngubu bari marakisha filime kuri YouTube ugasanga rero wa undi wanze gufasha ukeka ko tuvugana nka papa sava niyo wenda turi kuvuga cyane kandi nta n'uwo tuba dutera ibuye tuba tubivuga nyine n'ibintu mufana ariko icyo nshaka nko kuvuga ni urugero kandi ibintu biba binahari muri industry nk'ubu ngubu umuntu wenda wanze kumukinisha kuko cyagihe kibisekaganda none wakiba nko mu gikari buri umuntu wanze kumukinisha wari ugezweho kiragiye tuvugisha ukuri yamwinjirira ati niyo mubonye buyamenya murebera ku rutugu simbizi neza oya turi kuvuga twebwe turi kuvuga ubuzima nyine busanzwe turi kuvuga ubuzima busanzwe kandi si nawe wenyine n'uwo ari we wese nanjye ari njye kuri njye reka nkubwire bajya batubwira buriya nubwo umuntu aza kwibeshyira akabeshya ngo ntuzahemuke kubera ko umuntu yaguhemukiye izina ry'Imana baba babeshya njye ntabwo nagufasha utaramfashije njye mboneraho no kwita nshimira ndi hari abantu benshi bamfasha ati niyo yaramfashije kandi n'umukomediye si umuntu wa filime Clapton aramfasha kandi n'umukomediye si umuntu wa filime njye ndabashimira mwibaza ngo umuntu wa filime kuki watamfasha mfashwa n'umukomediye rwa rukundo abakomediye bafite kurusha abantu bakina filime abantu bakina filime sinzi impamvu nyine bafite ibintu byo guhanga uzasanga no muri bano aba YouTubers bano bakora ibiganiro ugasanga hari bamwe bumvikana hari abandi batumvikana ugasanga hari umwe waha ikiganiro undi cyangwa se wenda tuvuge ku batumira urugero suriya nk'ubu ngubu mbaye umutumirwa wawe singiye kuvuga cano runaka ariko hari ahandi hantu ushobora kujya gukora ikiganiro kandi ntabwo twakoresha waraciye kwa Esther icyo kintu ni ikintu gihari cyane kandi nanone ntabwo dushobora gutera imbere ni kwa kundi uvuga ngo ushatse gufunga umugisha wundi kandi ushobora kuwufunga Imana yawufunguye uko wagira kose rero icyo kintu rwose mureke twongere urukundo byabasaba cyane abantu bakomedi Imana ijye ibaha imbaraga banakomeze bakore cyane ariko Imana nabi bamugisha kuko ni ukuri barakundana nyine barakundana ugasanga Kiramani yakoze kwa Clapton bakoze kwa Kiramani kwa runaka bakoze hanaha kwa Pasava bakoze kwande barakundanye nyine bari kumwe ariko ugasanga umuntu wa filimi niyaza ngo dukine dukore twese duhuze arakubwira ati kugira ngo nzi ukinire ari uwuhe se ni uwuhe se ugira ngo afite iki abantu ushobora no gusanga bamukunda badakunda we bakunda abakinisha
ntazaza naho ndakinisha n'ubundi nkaba mutwara ni hamwe nzamuka no cyangwa se banamukunda bitewe n'uwo bakinana arega buriya hari n'igihe muri filime natwe tuzireba cyane hari n'igihe nko muri filime urumva ushobora gukunda wowe sibyo kakunda ibyo ukina ariko kandi ibyo ukina mbibona neza ko ubikinishwa wenda n'uriya mukobwa mukundana havana uriya mukobwa niwe utuma Brina akina kuriya bigatuma nyine nkunda Brina rero hari n'igihe umuzana wari uzi ngo arakunzwe yakugerera muri filime ugasanga nta kintu fatiraho urugero ushobora kuba nyina ngewe narigeze mena ariko ugasanga siba nankunda bakunda wawe uri hasi bikundira byatari nge nkazajya nibeshya kinira bikareba narigeze uwadanje kuri wa muntu ejo nejo bundi yageze hejuru ambwira ati wansharingiye muntu wanjye andebera ku rutugu mu kadirishya byavanga umuntu afunga isambusa hari abantu umuntu aba akwiye gushimira wa mugani uba usanga yaba mu gusharinga kubona nta kibazo agafata filime yawe nyitangira filime yanjye nayihaye kanatu narasharingira nyihaye ati narasharingira abantu ndabashimira kuko nibo bantu nabonye ba comedy nyine bamfashije kandi si bivuze ngo sinayihaye abantu ba filime nayibahaye abantu ba filime barayanga kuyisharinga mbabare ikiganiro twisanzuye reka njye buri gihe iyo ndi gukora muri industry ubwo ni muri mu ba YouTubers ndetse n'abakinnyi b'amafilme no muri industry ya film buri gihe nshimira abantu batatu nibo batumye nyine inono+tv iriho kandi gushimanyika ko nta kosa ririmo na byiza cyane nshimira umuntu bita Karine beura film niwe muntu watumye nyine nirekura niwe muntu watumye menyera kamera nshobora kuba nahagarara imbere nkavuga nti muraho ibiki nkirekura kubera kumuca mu biganza mu bijyanye no gukina amafilme aramushimira ngiye kumubwira hari umuntu ushobora kuza akabati nyine directing atukana yarakaye man na umudirecting atukana maze gukina ahantu harenze hamwe nibyo bigufasha buriya mu director wese ukubwira ngo kina ngo nyine kubyumva wowe wabari ikibazo sibyo abari n'umugome kuko nta gushaka kujya kuri za nzozi zawe nyine ikikurimo ntabwo aba kwemera kugisohora yego ariko yakubwiye ati akagutuka bikine gutya n'umuntu ukubonye baraguhamagara wazaje ukangira kari wamara cyangwa se ukajya kubona ukabona nakubonye muri filime ya Karine mbona n'abakinnyi runaka nkabashaka kuko mbonye batinze neza ariko umuntu utanya atinze neza niba ari umustar kandi nasinama undi muntu nyashimira n'umuntu bitaraki bro wanjye oya ndakimurekeza nawe nyine yaramfashije cyane brother wanjye undi muntu nshimira ni Digidigi Digidigi man yaramfashije hahandi nyine si ukuvugana gusharinga byo wenda bitewe n'ukuntu uba umaze kuba umushuti n'umuntu gusharinga wumva nyine atari big deal kuko nyine uko usohoye ikiganiro ahita gisharinga ahubwo kubona umwanya yanama kugira tubwira ati urabona kugira ngo bigende gutya na gutya ugasanga wenda hari nk'ibiganiro ukora cyangwa se tureka no kuvuga ibiganiro nka caption agatakubwira ati hindura iyi titre niba ushaka ko hari ikintu abantu rero nk'abo ngabo nibo bakugura uzo umuntu ugaga bari gukora ubuganiro kandi ataje ngo nta kintu mfashije ntunambwiye ati boro yihindira gutya aho bari kujya ku ruhande rero tugeze abantu nk'abo ngabo muri ndashye nibyo bikenewe nk'ijana mu Rwanda umuntu aherutse kumbwira ngo uburyo wa Tanzania bararebwa bafite dia ni benshi ko barashyigikirana cyane no ngo birirwa ngo bashwana ariko burya niba umuntu afashe umwanya nkavuga wenda urugero Diamond afashe umwanya akavuga kuri Muzi akavuga kuri Harmonize no kujya mu mwamamaza no kumwamamaza nabyo niba akoze indirimbo nk'iyi niba afashe indirimbo ye agakora video ijya gusa nk'iyi no kugira ngo amutwikire ntago abikoze icyo kintu ngo abantu hanze bakagira ngo nuko nyine bo bakajya mu nibo bwenge afite baturusha
aho tukajyaho tukumva ngo barahanga kandi aribwo turi kubareba kandi n'ubundi fata urugero Harmonize ntabwo ari umuntu wari urenze kuri Diamond ku buryo ashobora kugira views zijya miliyoni cyangwa akagira abasubscribers miliyoni zingahe ntabwo ari umuntu urenze n'abari bari hasi ntabwo ndakeka harimo abantu barusha kandi bo baratangiye bafite channel mbere urumva barazamuka ko bagenda bafashanya ariko mu Rwanda kuko utandukanye na rebo runaka cyangwa utandukanye na company runaka kugira ngo uzaza ahubwo yindi nayo uhitugira mu nyangire guhangana nayo baza guhangana n'umuntu wakurema ni ikibazo gikomeye niyo mpamvu aba Nigeria tutashaka kubafata mu muziki ntabwo no muri filime ahantu hose ntabwo dushaka kubafata ko barakundana ariko nkeka ko ubona bizagera aho wenda hakagira ikintu kugira ngo bino bintu bishire ntekereza ko twese tugomba kujya muri muzima tugomba kuza niba tuje muri sinema tugomba kujya mu kintu kimwe nakita nk'ikizu kimwe group imwe urugero amakuru yazacu iri gufata filime ikazishyira kuri kanari ari filime zimwe batitaye ngo uri Esther ngo dufitanye beef filime yawe ukayijyana ukayitanga bakayishyira ahantu hamwe n'iyanjye bakayijyana bakayishyira ahantu hamwe kuko niba zacu kwikiranwa na miliyoni 5 ngo miliyoni 5 zose zizaba zituzi twese icyo nicyo bakeneye kurema ntabwo bakeneye kurema ngo Esther kwikorana ndi kwikorana turahora duhanganye nawe reka turebe ngo dufitanye imikoranire myiza ni hamwe usanga na zino awards zisohoka barimo baranomina Esther nge si banomina cyangwa baranomina ngewe niba kunomina ugasanga babona nisanze ego ndio bihora bigaruka kuko ni wowe uhora hejuru yanjye kundusha kandi se uko ukora ibintu byiza kundusha muya byiza ariko si bifite audience ibyo bintu by'ama mana yanjye nyine ni bya bindi nakubwiraga muri sinema usanga hagaruka hariyo nigeze kujyamo sinzi ikintu bagendera ko vraiment hari umuntu bose nzi wagize amanota menshi binagaragara kubabikurikiranaga ku buryo baranamuvuze bavuze uwundi twese turumye ugasanga ni ibintu n'ubundi already baba barangije kumenya uzanye ni flash igaruka suje ukora playlist y'ibintu kuri telefone yawe ibyo bigaruka ni ikibazo gikomeye ariko twizera neza yuko ibyo bintu bizashira uko wenda tugira amahirwe zacu kugura amafilimi tuzagurishe nukuri ndagusabye mukuru wa zacu Mary dufasha ugure filimi z'Abanyarwanda udushyire hamwe byibuza wowe tubera umuyobozi tujye twiyemera turi ari wowe umuyobozi wacu ntabwo kwiyemera kwaba kujya kuko mwese mwamuri ahantu turi ahantu hamwe n'ubundi amafaranga niba bashaka bajya guha miliyoni 10 bamimwe nta kintu bintu ariko tuba turebwa bingana kumva twese ko turi kuri n'uzimi kuri regime byanatuma wenda hari ikintu kigabanuka kijyanye no kuko mu Rwanda niba narakoze cyane karebwa cyane ndiyemera nigira umustar cyane wa wundi noneho ukinazamuka ntushobora hari ntabwo nzi niba bataramubeshye ako twarebonye kuri social media umuhanzi umwe ngo wimye korabo ni nyir'ubwite abyivugiye umuraperi avuze ukuntu hari umuhanzi wamwimye ngo korabo ngo aramubwira ati uriya mwana amuhaye ngiye korabo yahita arwara si umuzi ntabwo nanjye namuvuga ariko abantu bose basabyumva niba nawe wari ubizi n'abantu bishatse kuvuga ibaze kugira ngo umuntu avuge icyo kintu nyine icyo kintu uramutse uzamuka ariko bibaho ukamurenga niba umwana avuye ku ishuri aka kanya afite imyaka 17 fata urugero muri Afrika n'umwana ukizamuka ejo bundi nyine utaranisobanukirwa bamuretse bakamureka ngo Afrika iyobora management amwana cyarwara nyine nibareka kumureka ariko korabo nyine hakenewe management y'abantu iyo nakubwira nyine impamvu yayimwimye yararebye abona umwana ubyo nyine hita afite ahantu mugejeje n'ibintu ari kwigira ati se peti ni ngwita yisusara baramunarahimutse kuko niba ari byo koko dukwiriye gufasha simucira urubanza sinzi bye gusa nyine arabireba wenda ku ruhande rw'akabona bitewe n'ukuntu banaziranye simbazi sinzi ukuntu baziranye wenda akabona ibyo bakora ari n'igenda avuga ati reka tumbanze mureke wenda ageraho nta kibazo nibiba nzamufasha nzabimukorera ntabwo biba byoroshye ni uko nk'uko abanye dukeneye kugira ngo tuve mu kizu kimwe twese
dufashanye abantu b'umuziki baba ahantu hamwe abantu bakunda ahantu hamwe mu Rwanda tugira miliyoni 11 gutyo mu buzima kugira ngo 12 13 zose zigende ziturebe zitumenye tureke kwikubira ugasanga umuntu runaka afite miliyoni y'abaviewers ariko njye sinifite n'ibihumbi 100 urakubona ikiganiro na leta kugira ati reka ntabwo cano yanjye ariyo kujya abantu nawe eka imagine jewe hagize umuntu bimbwira nabanza ngashaka agafoto ke nkahita nakompara n'akanjye n'akanjye nkahita mbaza abantu mw'abantu ari njye nawe ubona ari ndi mwiza ari umuntu rwose cyane asanga ndi mubi ntabwo nazongera kukimwaka wowe wakimwaka kubera yuko nyine abantu benshi baba bashaka ubusitani nta muntu nzakishira kandi wenda ubona iyo cano irebwa cyane kugira ngo nawe nyine umuntu atwike nyine nibyo dukora ariko ugasanga abigusuzuguriyeho nicyo kiba ari ikibazo babireka ibyo ngibyo nta kintu bitwaye twisoreze ikiganiro bakunzi bacu twisoreze ikiganiro ni ukuri mudukurikirane ndabizi nimwe mureba barunaka mwese mureba abantu bose ni bamwe ukuri ni bamwe dukundane niba Esther ari gukora mufashe mu murebe kuko Esther nawe akora ibintu nk'ibyo runaka yakora azana abatumirwa nk'abo runaka azana urumva kamera uri mu biki urumva azana abatumirwa nk'abo runaka azana yego nanjye nyinisha abakinnyi nk'abo runaka akinisha yego nkora story nk'iyakora yego muturebe mwese ko turabibasabye namwe mugenda mukabareba bakagira 100 bigatuma biyemera bakagira 500 bigatuma biyemera muturebe natwe kugira ngo bareke kwiyemera twibutse yacu no turabonaho ishano bayita batereta films channel za filime ni ishano ibara ry'urukundo kaya ku ibara ry'urukundo TV yego ibara ry'urukundo TV ukabonaho filime ibara ry'urukundo yayindi twagiye yayindi badutereyeho ubwoba kwese dukinanamo na Esther nego nanjye nkiniramo tugomba kugenda tukareba ibara ry'urukundo kuko we wa musore byaye ni byose wibazaga niho hantu uzabibonera niho uzabisanga niho uzamenyera ukuntu watereta byaye ni byose twavuzeho rwa rufunguzo ariko ibindi muzabonamo by'inyigisho birimo bya Ivi na Ivi mujya mubisimbuka ko Ivi na Ivi nyine ni bya story mujya mureba nyine ibyigisho ibintu bya Ivi na Ivi birana amakosa mu gihe babiri utuntu yego ubundi baje barebe ishyano kuri batereta films banakore subscribe niyo wanasakinga ishyano series bitubona channel yego ugakora subscribe ntuzaveho nyine udakoze subscribe nakazogera reka kugira ngo nyine ya filime igihora ukuyishizeho story nziza kandi turabakunda cyane mwakoze cyane nukuri turabashimiye ikiganiro nukuri kwanjye ni inono+tv ciao ciao